yego dutuma niyo mpamvu wanyihishe nyine wanjyana ngo nawe byaguteye isoni. umusatsi urakura. Umusatsi urakura se niwo nshaka ko ngewe nshaka ibisirimu. Ubu se haje abashyitsi bakabona ndatunga siko bajya ngo nawe ndi mu gikoni kandi nta rindi mu gikoni. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukurikirana buri munsi. Ubu twaje tubazana ibintu byiza none turasuhuza n'inshuti zacu zidukurikirana n'abandi bari hanze y'ibihugu n'abari mu Rwanda n'ababa bari mu kazi kabo turabashoboje. Ubukwe bwacu TV njyewe n'umufasha wanjye turabakunda kandi binaba agaciro kuri twebwe. Murakoze ko buri munsi mudufatira umwanya mukadukurikirana. Dushimira cyane cyane inshuti zacu ziza kudasohoka ziza zikareba ibiganiro byacu zigateraho amakomenti bakatwereka ko mudushyigikiye. Gabriel Imana ibaha umugisha. Ari nk'abantu hano ndi kureba shiri kuri ya video yacu twashyizeho ubushize. Ari nk'abantu bamwe na bamwe usanga bari mu rujijo cyangwa se ugasanga barateraho komenti bari kwibaza se ibintu nibyo cyangwa se byo ariko muri make ndashimira cyane umuntu ureba video yacu yangize agateraho komenti kuko biduha ishusho y'ukuntu abantu batubona n'uburyo cyo twahinduraho mu rukundo rwacu. Buri kimwe cyose mujye mutugira inama turabashimira. By'umwihariko turashimira nk'abantu barimo Ikizanye Konsole yateye komenti ati ntabwo nari nabonye ko mwaje turabemera twaje twakomanze nakagaruka. Ni na byiza Konsole turagukunda aho uri hose uri inshuti yacu. Hari umuntu witwa Diane Muhawe n'Imana nawe yashyizeho utuntu twiza dutima twinshi cyane turagukunda natwe. N'undi witwa Jean Pierre turakundana rwose. Ese murakundana koko cyangwa ni ugutwika? Shira imbaraga igisubiza cyangwa uragisubize. Jean Pierre turakundana kandi urumva ko ubwo se naza gutereta mushiki wawe kandi warabonye ko mfite undi musheri. Ubwo no kuvuga ngo nanjye ubwo nakabaye ndi kwiyicira isoko mu gihe nakabaye ndi imbere ya televiziyo irebwa na miliyoni z'abantu. Ikibazo yatubajije icyo kuri kugihisha yatubajije ngo ese murakundana koko cyangwa ni ugutwika? Turakundana nicyo gisubizo yashakaga kumva. Hari umuntu witwa Dusabe Janine natwe turagukunda. Umuntu burya baravuga ngo Nyamunyamwanga iyo byavuye yanze n'uwamuhaye inka. Ni gute umuntu agukunda wowe ukagenda ukituriza ukamwereka ko kugukunda kwawe ntacyo bikubwiye nta kintu bimaze. Hano hari abantu batwandikiye komenti wazanyemo ibisuko byawe tutarabarangiza kandi I'm sorry naba agaciro sibyo. N'ubu hano hari umuntu witwa ngo Uwera Fiona ibisukuri niba ubwo ni ibisuko ibisuko se azatwandikire neza iryo jambo. Ibisukuri ntabwo tubizi gusa kuko n'ikinyarwanda nimba hari n'undi muntu uri kubikurikira ubizi yenda niba ari ikindi kirimi tutazi yatubwira. Ibisukuri ntabwo tubizi bitewe n'ukuntu byanditse ariko nawe icyo yashaka kuvuga yasubiramo akatubwira neza. Nawe turamushimiye. Hari uyu bita Denise Muhorakeye. Niba mukundana by'ukuri turabashyigikiye. Buriya kugira ngo ukore ikintu kandi wumve ko ukirimo neza ni uko ugikora nyine ukumva ko ukirimo. Wowe se iyo urebye uba ubona tudakundana bya nyabyo? Icyo nzi neza ni uko hari ibimenyetso byinshi nawe bikwereka ukuri kandi nawe bitewe n'aho uri. Ntabwo turi abantu bahora mu nzu turagenda, ni ibintu bizwi. Yenda abatuzi bo baratuzi ko dukundana ariko turakundana nawe turabigusubije.
nizere ko ushize amatsiko kandi turanagushimiye ko udukurikirana ujye uhora ubikora kudusharinga ni iby'agaciro ndetse n'abandi bose turabasaba kujya muzabikurikirane video zacu urukundo rwacu ni rurerure kujya mureba video zacu mukadufasha kudusharinga gateraho comment ya mukana sharinga ku bashuti banyu ntacyo bitwaye. Hari uyu nguyu witwa Denise Muhorakeye yego namuvuze ariko hari Ingabire Francine nawe yatuberetse ko adukunda cyane n'udutima twinshi cyane ati ndabakunda natwe turagukunda cyane kandi urakoze. Hari Jean Pierre uyu nguyu twamuvuze, hari Habarurema yego turakundana n'izindi ariko mwese turabashimiye muraba agaciro kandi ikiganiro cyacu murabizi kibara akagaruka gukora subscribe kugira ngo urebe video izakurikiraho ikiganiro cy'urukundo rwanjye na seri wanjye Nyampinga kandi murabizi nta musore witwa Olivier ujya ubeshya simubizi ukana ko baze kugatiraho comment umuntu uzi umusore witwa Olivier ubeshya aze kubimbwira muri comment. Olivier ubwo ngubwo ntabwo tuzaba twitiranwa azaba yitwa ndishiri ubwo Olivier azaba yitwa Olivier gusa ye ntayiriho ubwo ushatse kuvuga Olive ba Olive wawe bashyize mu bantu babeshya ni benshi kandi ntabwo twabivamo turabakunda cyane twafata n'umwanya bose tukabasoma kuko nabo baba bafashe umwanya bakatwandikira ariko mwese muraba agaciro turabashimiye kandi mukomereze aho ngaho comment inyunganizi tuzajya tuzibibonera hano kandi mwakoze kiri uno munsi oya ndashaka kukubwira duherukana akambwira n'inshuti zanjye zose duherukana ndi gusaba amafaranga y'intuza yo kujya muri sako ariko 2,000 yampaye nge nibyo byambabaje. Reba ibisuko bansutse byo kwicarana mu rugo na munyumvire namwe ariko shiri mwambabariye ko 2,000 ubu se kino gisuko nzakijyana mu bukwe ejo bundi reba ukuntu kimeze umva umbwiye ko tuje mu kiganiro none kumbe waruje no kundera nyine mundebere namwe 2,000 ego man igisuko ego basi reka nkubwize ko nagiye no guhaha inyanya baravuga ngo ibyo bisuko byo bigumana mu rugo ese guhaha inyanya ku muhanda ufite utwo dusuko rego udusuko n'udusirimu ariko bari bazi ukuntu nari umusirimu bya bindi wansukishije se ntabwo byibuka ahubwo mu myenda ufite myinshi nitujya mu bukwe ntabwo uzabura uwambara ugafunga neza ntabwo mfunga ngenda ibi bintu ndibuze kubihambura urama amafaranga abantu nabo baraza kutugira inama niba ari byiza kubihita niyo mpamvu nyine wanyihishe ndi kubivuga utanandeba utwo tuntu ni twiza dutuma niyo mpamvu wanyihishe nyine wanjyana ngo nawe byaguteye isoni. umusatsi urakura se niwo nshaka ko ngewe nshaka ibisirimu ubu se haje abashyitsi bakabona ndatunga siko bajya ngo nawe ndi mu gikoni kandi nta rindi mu gikoni none se shirereka nkubwire nge nababaye basi sorry siko babisutse nsohotse numva ndabase 2 uranjyana muri sa ariko siko none se ngiye siniyagushesha kuri 700 shiri none se mwebwe abagabo natwe b'abagore urumva hari aho duhuri twebwe tuba dushaka gucya ndabizi ko kandi nishimira bucya erego buriya yusa neza ubundi ko wanyihisha gutabirebye wabibonye ubundi kiri nabibonye maze ni twiza n'abantu batereka natwanze mama ndashaka amafaranga yo kujya muri sako n'abantu tutawagira ngo ni amahembe ni intuza ni kwigigira hajya cyagiye kera maviyambuzi bazirikagaho n'akadodo bakazirika ntabwo tuzi reka two tundi twa wa mukecuru nabonye hari hepfo bamusotse maviyambuzi ntabwo ibyo byatsi bibaho
ntabwo ibyo bintu bibaho ni ibyatsi Ndaburetse. harya bamwe Ejo mu ndaza. isuku ibyo ni ibyatsi ahubwo ndaza kukwereka ubudodo ariko ibyo byatsi nabyo ntabwo byabibaho Ehe. none wanjyamye urihisha na bino bituta ntabwo mbishaka bitu namvaho ntabyo nshaka siri nawe ufite ntabyo nshaka sibyo reka ngo ikintu ukungurura umusatsi uzi ko nayo natekereje impamvu ndarenga nuragira ngo ubone intandaro yo kutama amafaranga yo kujya muri ngiye ko ndarara mbihambuza ngwino twicare hano basi oya ndaguma hano twicare hano tubanze tubiganireho n'abantu oya ndaguma hano nanjye wongeye banza unyemerere niba wowe ugira urayama shiriya amafaranga amafaranga ndayaguha yo kujya muri salo gusize bya bindi do mutetse twashe katurebe jya hejuru yanjye musidi cyaha ajya mu bayisilamu jya hejuru yanjye turebe yewe none ubwo se yama katurebe hano bisize ngaha soma hano turebe wabibonye baba mbaze noneho ahangaha ukuntu hameze reba mu kiganza urebe hano nuko ndi mu rugo nyine nta hantu ndi bujye vuba ariko ntabwo uri bujye kwa ntuza mu nama y'ubukwe siko ari byo kandi ni saa munani dore zigiye kugera kanya turajyayo ariko ye ntabwo ndi bujyeyo n'ibi bituta ntabwo ndi bujye bazi ko mfite umugabo w'umukire ufite amafaranga reba nawe nungukana ibituta nahonge ugende wenyine nimba ushaka ko tuzajya tugendana jya unkoresha neza muri salo bansuke neza ubu se ndajyana bino bituta baragira ngo nturutse muri uyu mudugudu muri iyi karitsiye bazi ko ari twebwe b'abasirimu none uratangiye ntabwo tujyana birakara bagiye ko turi imbere ya televiziyo uzi ko nabyibagiwe ntabwo ari gutya ahora ameze menya ari kubereka yuko agira umujinya kugira ngo nimujya muhura muzajye mumutinya ariko oya rata oya nawe nyine nanjye iyo udasabye ariko umuntu iyo udasabye umugabo ubona ko nyine ubabaye ntabwo yabyumva mbisabye rero nseka yagira njyewe ndashaka amafaranga shore basi reka nkubwire akantu tugiye gukora sibyo cyangwa umbwire njye gukora ikiyede ejo nzisukishe noneho boko njye gukora ikiyede ntabwo wabinkora sawa gusa ikiganiro nakagaruka turabashimiye kandi turabakunda musigare amahoro imana ikomeze kubarinda abafite ibibazo imana irabizi kandi n'isubiza byose natwe hari byinshi twaciyemo tutari tuzi yuko tuzisanga inyuma byagenda neza cyangwa se umuntu byagenda gutya ariko kubera imana byose ni icyizere imana ibaha umugisha cawo ciao